abana banjye babiri bamaze kujya mu gisirikare nashatse ko bajyamo ari batatu ko bafite ari abahungu. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame yaganirizaga abayobozi n'abanyamuryango ba Unity Club Intwarumuri ku itariki ya 8 Ugushyingo 2025. Perezida Paul Kagame yavuze ko yifuzaga ko abana be b'abahungu uko ari batatu bose bajya mu gisirikare cy'u Rwanda, ariko imfura ye Ivan Cyomoro Kagame iramuhakanira mubwira ko yifuza gukora ubucuruzi ndetse n'ishoramari. Ariko umwe arananira avuga ko atabishaka. Yes, bombi narabegereye ndabinginga nabwo ntariko mwebwe shaho. Ariko impamvu nayo ndayibabwiraga. Mbaganirira amateka y'ibintu twanyuzemo n'abandi bose bakiri batoya n'iki gihugu cyacu. Ntabwo ntariko mwebwe uruhare rwanyu ruzaba uruhe. Ngo ndababwira babiri rwose bo barabikunda barabishaka ko bazajyayo. Undi ni wavuze yabigiyemo ntabwo atari kujye ntabwo bijyanye numva nshaka kumera. Ndavuga nti nawe kora ibyo ushaka, niba udashaka kubijyamo kora ibyo ushaka. Ntabwo nse bashaka gukora iki. Ati jewe ati ndashaka gukora amafaranga. Tujye nindagiza kwiga uzajya muri business. Arangije aranyurira ngo mwebwe ngo n'abasore bandi barumunabe ati kubera ko icyo gihe muzamuri mu bindi ati nzabatunga. Brian Kagame bucura bwa Perezida Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame injiye mu ngabo z'u Rwanda tariki ya 3 Ukwakira 2025 nyuma yo gusoza amasomo ya gisirikare mu ishuri rya Sandhurst Military Academy mu Bwongereza. Brian Kagame yinjiye mu gisirikare asangamo mukuru we Captain Ian Kagame kuri ubu ubarizwa mu ngabo z'u Rwanda mu mutwe urinda abayobozi bakuru b'igihugu bazwi nk'abaJP. Perezida Paul Kagame yavuze ko yifuzaga ko abahungu be bose uko ari batatu baba abasirikare, ariko umukuru arabyanga. Ati bamaze gukura ndabibabwira barabyemera, ariko umwe aramakanira yabigiyemo gake arambwira ngo ariko uku siko numva nshaka kumera. Ndamubwira nti nawe kora ibyo ushaka, niba udashaka kubijyamo kora ibyo ushaka. Ndamubwira ntese urashaka gukora iki? Ati nge ndashaka gukorera amafaranga. Ati nge nindangiza kwiga nzajya mu bucuruzi. Arangije aranyurira arambwira ngo mwebwe n'abo basore bandi barumunabe kubera ko icyo gihe muzaba muri mu bindi, ati nzabatunga. Ati ndashaka kuzabatunga, reka nge muri ibyo namwe mujye mu byo mushaka. Yakomeje avuga ko yari yabanje kubwira Second Lieutenant Brian Kagame na Captain Ian Kagame kurangiza icyiciro cya 3 cya kaminuza mbere yo kwinjira mu gisirikare, ariko barabyanga. Hanyuma ati babiri bajya mu gisirikare ndetse nari nabanje kubabuza ngo babanze bige, mbabwira ngo bakorere masters, ariko barambwira ngo ndeke babanze bajye mu gisirikare. Bati twabwiwe ko mu gisirikare habamo no kwiga, kandi numvise uwakurikira inzira nanyuzemo nubwo irimo ibibazo byinshi cyane ntacyo byaba bitwaye. Yakomeje agaragaza ko buri mwana we afite uburenganzira bwo kuba icyo washaka kuba nk'undi mwana we w'umunyarwanda. Ati umwana w'umunyarwanda uwo yaba ari we wese, harimo n'abanjye, bakwiye kuba icyo bashaka kuba cyangwa se gukora icyo ashaka gukora. Indi ngingo Perezida Paul Kagame yagarutseho ni ijyanye n'ibikunze kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ari gutegura umukobwa Ange Ingabire Kagame ngo azabe perezida. Ati ejo bundi nabonye ibintu by'imbuga nkoranyambaga mbona abantu bavuga ko njyewe ntegura umukobwa wanjye kuzayobora igihugu, ariko njyewe uwanteguye ninde? Mbanze mbabaze njyewe uwanteguye ninde? Ntabwo nateguwe na data, kandi mpora mbabwira ngo mwageze aho mukansezerera. Yakomeje avuga ko abana be ari abanyarwanda nk'abandi bakwiye kubaho mu buzima busanzwe. Ati kuri njyewe umuryango wanjye n'abana banjye n'abanyarwanda nk'abandi bazabaho nk'uko abandi bose babayeho. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko adashobora kugira umuntu perezida, ndetse yemeza ko n'uwo mukobwa bavuga ko ari gutegurira kuzaba perezida bishoboka ko yaba atanabishaka. Ati ntabwo nagira umuntu perezida, ntibibaho, wenda we ntanabishaka. Ati ni politike yabo ikwiye kujya muri puberi gusa. Perezida Paul Kagame na Jeannette Kagame bafitanye abana 4 barimo
batatu b'abahungu, umwe w'umukobwa Ange Ingabire Kagame, Ivan Cyomoro Kagame akaba ari nawe imfura, ndetse akaba na Brian Kagame na Ian Kagame, abo bombi babiri mvuze bwa nyuma bakaba baramaze kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda. Reka mu yandi makuru mabwiye ko guverinoma y'Ubufaransa yasabye abaturage bayo bari muri Mali ko umutwe w'abarwanyi ba JNM ukorera na Al-Qaeda bagaba ibitero byatumye kwinjiza mu gihugu ibikomoka kuri petrol bidashoboka, amashuri arafunga, umuriro urabura mu gihugu. Ubufaransa bwatangaje ko abaturage babwo bakwiye kuva muri iki gihugu vuba bishoboka kuko nta mutekano uri mu murwa mukuru Bamako no mu bindi bice by'iki gihugu. Kuva muri 2025 JNM yagiye igaba ibitero ku makamyo atwara lisansi by'umwihariko aturuka muri Senegal ndetse na Cote d'Ivoire, ari naho rero nyinshi muyo Mali ikoresha ituruka. Ubufaransa buti abaturage b'Abafaransa baragirwa inama yo kuba bavuye muri Mali vuba bishoboka bifashishije amatike y'indege agihari, ingendo zo ku butaka si byiza kuzikoresha, ndetse n'imihanda yo ku rwego rw'igihugu ifite ibyago byo kugabwaho ibitero n'abaterabwoba. Icyemezo cy'Ubufaransa gikurikiye ibigo mpuzamahanga bikora ubwikorezi byavuze ko bihagaritse imirimo muri Mali kubera umutekano muke ndetse no kubura ibikomoka kuri petrol, nk'uko amakuru akomeza kugenda abigarukaho. Mu bice bitandukanye rero muri iki gihugu cya Mali, Ubufaransa bukomeje kugenda buburira abaturage babo ko bakwiye kwitwararika kuko umutekano ari muke muri iki gihugu cya Mali. Hanyuma dukomeje n'andi makuru, reka mabwire ko Perezida Paul Kagame yagaragaje ko u Rwanda rwaciye umurongo kera ko rudashobora kwihanganira ikintu icyo ari cyo cyose cyashaka guhungabanya umutekano warwo. Yabigarutseho ubwo yari mu nkera y'abahizi yasoje ihuriro rya 18 rya Unity Club Intwarumuri uwa munani Ugushyingo 2025. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko amasezerano u Rwanda rusinyana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arimo uburiganya, ariko ko rwamaze guca umurongo kera. Ati ibyo by'amasezerano birimo uburiganya bwinshi cyane, byose dukora tuvuga tubana n'abandi turwana n'abandi twaciye umurongo kera, no kuvuga ngo igihungabanya u Rwanda ntabwo twakihanganira. Komeje agira ati ubuzima bwacu bwo dushaka kubaho ni ikintu twaberaho cyangwa se tukagipfira. Yavuze ko abantu badakwiye kubaho barihebye bumva ko batazagera ku iterambere, ahubwo ko bakwiye guharanira kubaho ubuzima bwiza kandi nta gutega amaso abandi. Ati impamvu ihitamo uko ushaka kubaho, ntabwo impamvu yawe yaba gucesha kubaho kwawe ubuzima cyangwa se imibereho y'abandi, uhora ubateze amaso ko ari bo rero bagomba rero kukubeshaho. Ariko bibaye n'ibyo kuki bo badutega amaso kugira ngo babeho, cyangwa se kuri buri wese atareba undi ngo amubonemo ibishobora kumubeshaho. Yerekanye ko aho u Rwanda rugeze naho ruvuye byagizwemo uruhare n'abayobozi kandi ko rushingiye no ku baturage babigiramo uruhare, ariko abagaragariza ko bakwiye kujya bahora bibaza uruhare bagira ku giti cyabo. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kandi yagaragarije abayobozi ko atumva uburyo ibihugu bya Afurika bimaze imyaka 50 cyangwa 60 bidatera intambwe mu iterambere, kandi ibyo byari ku rwego rumwe kuri ubu biri mu bifite ubukungu buteye imbere. Ati uko turi hano abantu bafite ubushobozi butandukanye ndetse no gushishoza gutandukanye, ibyo ni byiza. Ati iyo bihujwe bituma twese twatera imbere, ariko ihurizo riri hano u Rwanda, Afurika myaka 50-60 ishize twari turi hehe? Aho twari turi imyaka 50-60 ishize urebye biri hafi gusa naho turi inyuma y'iyo myaka. Yongeye ati ikibazo ati muri twe tugomba kugishakira umuti byanze bikunze, cyangwa se bikajya ku mugaragaro bikemezwa ko ari umuvumo uturimo ndetse uko tubaye ariko dushaka kuba, ntitujye aho gushakira ahandi. Yavuze ko atumva impamvu ibihugu bya Afurika byemera gukena no kubaho mu buzima bubi kandi byari bifite ubushobozi n'amahitamo menshi cyane yo guteza imbere no kugira impinduka mu iterambere. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwari Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko ikibazo ibihugu bya Afurika bishingiye ku miyoborere n'imitekerereze ikiri hasi yo kumva ko byahora mu bukene. Charles Murigande yavuze ko ikibazo Afurika ifite ari abayobozi babi badakunda abaturage bayoboye, ahubwo usanga bajya ku buyobozi bashaka kwikungahaza. Ati ubundi umuyobozi aba agomba kurya nyuma, ariko dufite abayobozi barya bonyine kandi ntibagire n'uwo basigira. Padiri Consolataire yavuze ko ikibazo gishingiye ku ngaruka z'ubukoloni bwigishije ko Abanyafurika bafite intege nke, nabo bakabyemera kandi bakemera gutekerezwa n'ababakolonije. Baraturimbuye ati baraturandurana n'imizi turemera. Minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu Dr Vincent Biruta yavuze ko mu gihe ibihugu byakwiyemeza kwigira byabasha kwikura mu ngoyi, nk'uko yakomeje kugenda abigaragaza.